Ndi papa Sava. Umva twumvikane. Nta nubwo biba bigoye. Impamvu biba bitagoye tuvuge wowe uri umuntu ugomba gukurikirana ibikorwa ukanabigenzura. Yego. Uri kucyumva icyo kintu icyo kivuze. Cyane. Ikurikirana bikorwa n'igenzura bikorwa. None se ishyira monitoring and evaluation. Ikurikirana bikorwa igenzura bikorwa. Ishyira mu bikorwa se. Ishyira mu bikorwa subwo nibyo turimo. Uratuma tutihuta wowe. Oya aryo ishyira mu bikorwa ryo riza. Turi kuvuga. Monitoring and evaluation matrix imbonera hamwe mbese tugiye kureba imbonera hamwe yikurikirana bikorwa n'igenzura bikorwa. Iyo matrix sha. Urumva we babaye ako kazi nyine nkuko abimbwira. Barakubwira bati hari umuhanda wagombaga gukorwa n'ibiki byose. Yego. Turagira ngo uzagende utuzanire uko byagenze. Bageze ugure nka za katerepurari. Gukorwa iki n'ibiki byose. Harabura iki kugira ngo imirimo irangire. Ntabwo ari urimo gushyira mu bikorwa icyo kintu. Ahubwo ndi kugikurikirana. Uri gukurikirana uko ababishyira mu bikorwa. Noneho rero ikintu cya mbere kugira ngo ubyumve neza ujye ubyita. Urabyumva digidi. Ikintu cya mbere urabanza ugashushanya iyo mbonera hamwe ku buryo uba uyifite mu mutwe. Yego. Ikintu cya mbere ubushyira hariya neki objective. Yego. Objective. Urakurikiye. Nyine ubu no kuvuga ngo ubundi objective yari iyi nuko waboneka umuhanda wa metero 200 uriho n'ikiraro cyambukiranya utugari tubiri wenda n'urugero. Izo ni objective. Kuboneka umuhanda uhuza akagari ka Mwendo na Kasarudenge. Mwendo Sarudenge. Kandi harimo iki? Ikiraro. Uri kubyumva? Yego, iyo niyo objective. Wenda niyo ari objective y'icyo gikorwa kirimo gukorwa. Wenda n'urugero. Outcome ni hanyuma ibintu by'ubuhahirana birajya he? Buretse. Outcome ni iki kizavamo? Tuvuge nuko hazaboneka umuhanda. Outcome. Umuhanda nyine ugomba kuboneka nyine. Kandi ukoze neza. None ndaza kukwereka ariko hano nabwo buryo ushaka kubikora uri kuvuga kuri iki gikorwa yo wagiye gukora. Ukavuga uti ngewe ngiye kugenzura ikorwa ry'umuhanda aha. Nari iminota 5 reka nzamwoherereza. Tubone iki? Reka nkoherereza iminota 5. Activity ni izihe? Activities baba baziguhaye nazo. Hari gukorwa iki? Hagombaga gukorwa iki? Bigombaga gukorwa umuhanda usanzwe. Aha rero kuri activities rero n'ibihano bingorera. Nukuvuga ngo nabonye ko ari umuhanda. Ibikorwa nyine. Ariyo outcome. Bikorwa remezo. Objective kutubona ko ari umuhanda uzahuza akagari n'akandi cyangwa se ariko nibuza objective ni iyihe? Si umuhanda. Aho hano bitabiye umubitira. Outcome n'umuhanda. None se objective biba byenda gusa mani. Nyine twebwe tubikurikirana bikorwa sibyo n'igenzura bikorwa. Noneho hagombaga kuba harakozwe umuhanda wambukiranya twatugari tubiri uriho n'ikiraro. Sibyo ni iki tukeneye ni ukubona umuhanda w'ikarite gutya imeze gutya n'ikiro kimeze gutya. Ibyo ngibyo birumvikana. Noneho ubwo ni ibiki bari gukora wenda ugiye kubigenzura mu kwa gatandatu. Hagombaga kuba hakorwa iki mu kwa gatandatu bari kuba bageze. Nitwakwibanda cyane ku byo bazabaza. Oya mani none se bazabaza iki wewe? Reka tubanze turangize noza iyi noze. Itablo tuyirangize. Noneho ugeze kuri activities. Yego. Nibyo twavugaga ngo mu kwa gatandatu bari kuba bakora iki mu kwa kare imirimo yakagombye kuba igeze. None bari gukora iki? Noneho iyo ngiye rero nako kantu kaba karimo nicyo bita time frame. Uri kubyumva digidi? Niba ari ukuvuga ngo kubaka cya kiraro. Urumva kumenera cya kiraro ni nk'urugero. Byagombaga gukorwa mu kwa karindwi no kwa munani. Iyo niyo time frame bihaye. Ariko niba ugiye kugenzura umuhanda wose kwa kagenda ntabura nko kwezi. No kuvuga wenda bavuga bati uzajyeyo wenda mu gihe cyo gusiga iki amarangi. Urebe amarangi umuhanda bawusiga amarangi. Batawusiga se bibirabye nibyo byabe nibyo kundozo bye. Kuri ude pasa kwa kundo guciye cyangwa kuri konti ni nago sara amarangi. Nago twavuze umuhanda bitaka. Urumva iyo ni time frame. Uri kubyumva? Noneho iyo urangije time frame ndebera digide agakurikira time frame ni nyuma ya time frame. Kureba taburo ariko weho. Sinabiguhaye. Indicators ni iki kizaba kibyerekana? Indicators. Ubwo se muri indicators isa amafoto.
Ndye tasa ntumva idafitanye isano n'ibinyoteri. oya icyerekana aho iyo mirimo igeze ari n'umutipe ndabona atari kumwe ntabwo ari gukurikira neza icyerekana aho iyo mirimo igeze nyine aho ibyo bikorwa bigeze aho izo activities zigeze twahisemo gufata umuhanda nuko bafata n'inzu ubwo baranameneye hanyuma suruso kuri rigoro ubwo ngubwo rero byabiye information uri kubikura biterwa no kurimo gukora iyo evaluation uri kubyumva suruso ya information aho amakuru yakura ushaka kugerayo ugafotora ushaka kugerayo ukabaza bari gukora nawe ubwaho ushaka cyangwa ukaka raporo abo mwaya akazi cyangwa kuri arakandi kano oya arakandi kanongemo raporo hano ubwo no kuvanga dushobora kubonamo ni raporo ubwo niyo yekanije bikorwa muri make ushaka kugenzura ibyo bikorwa wibereye mu biro urebera byumva mani wibereye mu biro nk'uburi mu biro barakubwira bati hagombaga kuba ku muhanda ukarangirana n'ukwezi kwa 10/2022 yego none wewe barakubwiye bati wenda nk'ejo uzajya gusobanura ibyo bintu ugiye gusura mu nama rusange wowe uri mu biro wowe bati menya kurikirana bya bikorwa byo kubaka umuhanda aho bigeze ejo uzabisobanurira iki inama njyanama kandi uri mu biro urumva aho ngaho urahita ureba ngo objective yari mu muhanda aho tikamuniye activity ni yihe none ukavuga ngo ni iki byagomba gukorwa mu kwa mbere wenda hari ugusiza n'ibimashini byarakozwe mu kwa mbere no kwa kabiri n'iki byose ariko ibyo byose uri kubirebera hehe kuri mu biro ibyo bintu uzavuga ejo wabikuye wagiye kuri tere niba wagiyeyo wazanye amakuru wiyandikiye cyangwa wafotoye urerekana amafoto wagiye utanga interview cyangwa uri kureba raporo urimo guhabwa n'inzego zibanze urahamagaye izo nizo twita source of information turi kumwe isomo riri kujye noneho rero nk'umuntu ushinzwe icyo bita nyine gukurikirana no kugenzura ibikorwa ushyiraho akandi kantu bita hirya comments ni ikigo nukuvuga ngo ni urabivuga wabigendwa bibonye nyine urabivuga hicyo wabibonye meze bite umuntu hageze nkurikije raporo nkurikije amafoto nkurikije uko nahigereye umuhanda warakozwe 70% ndabona wenda yuko mbona bariyeho santimetero 20 uruhande rw'iburyo rw'ibumoso ikiraro ntago bagishyizeho amagaridefu cyangwa ibiki ibyo ni ibintu biza muri comments icyo nacyo twacyumvise umugabazi ibintu none se uretse ndacyari kubaza uretse nkwereke nyine kubyumva ku ruhande rwa gidi iri somo ko mbeze ko ryakunaniye wari tugakomeza twabyumvise ibyo ngibyo rata hanyuma se icyo kivuyeho turageraho handi tumaze kubona nyine izo comment turazitanze ubwo wenda turi imbere y'abantu ubwo nyine umuntu ufite ubuhanga mu kugenzura no gukurikirana imishinga w'ibyo aba yabirangiye aka ni akantu karezimye sawa manu mureke turuhuke mvuyo akose digidi yagira ko kubumuzwa uwo twigisha nararuha wewe uteze amatwi ngo uruhuke arega iki ngiki ntabwo bazakibaza cyanuza cya monitari none se wowe niho uzabaza mwarimu muraganira uri kwiga ugategura n'ikizamini ntabwo baduhaye umudo ibyo tuzibandaho oya iyi tabure irimo byo tuzibandaho digidi none si tabure umva itumvikana igihe bahera bakubwira nimba yumvikana se variable zayo nizi icyo bazakibaza ngo irumvikana okay reka tuvuge yuko batazazibaza uzumva da nk'uko wabivuze ni ryari uzavuga ko iyi taburo baguhaye hano iri realistic turananiwe pe mereza noza yanjye ikigaragara nyine ahubwo wose ukunanirwa ahubwo ndabura tubishaka twikomereza none se ko nese ndigisha umuntu mwese niba munaniwe ubwo namwe muzashaka kandi gafuragiro digidi fata mani dukomeze twige digidi akomana ntukiyambire ku bintu byose uru rumodire rungana gutyo ushaguye nese ni modire kandi twagomba kwiga taburo yonyine twize tukagira si taburo yonyine twagomba kwiga kabitana nanjye ntabwo bamana none se papa Sava mani genda byizeye ntabwo kizaza urabyizeye genda bizi neza ntabwo kizaza ne uko utaza cyangwa uri kucyumva uri kwigira ikize wakiza cyangwa kubimenya none se ubwo yose nyine yose se ubwo urajyana cyangwa amasaha tuba twavuga ese niba mwese amasaha ku 9 minota 5 twize ntabwo twigisha amasaha nyine reka twiga digitale se ubu ko yisha akazi ko arajya urabona tutananiwe
none se ubwo hagati kunanirwa kwanyu no kwigisha kwanjye na kondisiyo nkwiye gukoreramo nubahiriza iki dukorane nk'abavandimwe basi uzagaruke none duhere kare nukuri njye ahubwo ndashaka ko nizamigana nawe njye kubera ko murabana muraza ariko njye nanacyumvise neza nanakigusobanurira nayumvise neza urumva aramwari ariko uyu muntu urabona yumvise iki urabona yumvise iki ntari w'umusaza reka dusigare tuvugana n'umuvandimwe kandi nukuri burangiye ndagushimiye kabisa ubwo se yase butane ryari urumva mano wirakara wivuga ngo ariko nta kirakaje kirimo icyo y'umuntu ntago ibengana n'iyundi ubwo mwebwe uko musubiramo ariko ndagerageza kukimusobanurira kimusobanurira hari igihe umuntu aba yumva bitinze waraye sawa rero ubwo tubonane ariko ubwo kubonana wenda cyane ubwo nagabanya namwe mwatera akantu ko kunywa tu ntaribi ndareba ukuntu wohereza akantu mu kanya umusaba ugize neza abantu tumvikanaga koko za papa Sava umuntu aba yitanze akaduca amafaranga make wowe ureka tumubwira twigisha ibintu bikomeye ariko se urenda uvuga ngo umuntu yitanze aduca amafaranga make kugira ngo natwe twige none se yitanze kugira ngo aze tumwumvire ubusa uzi ko buratayana kwivuma nazagaruke ubwo niki se ko azagaruka Ndye karamubwira ibi ntago byavamo hakoze ikibazo kiri mu amafaranga nyabona bingoye urabizi ntago nafata amafaranga si ubwa mbere n'ubwa mbere aje kutwigisha ukazana ibintu by'imikino tubona amafaranga bitugoye ukazana imikino mu bintu bita amasomo ariko twari tunaniwe mama urumva hano twari tugeze ukuntu ibintu byarimo bigenda neza twumva ibintu ku murongo gutya naniwe iki se ahubwo ubu ngubu wagira ngo ahubwo nkubise nk'ikintu mu mutwe ko ibintu byari biri ku murongo ngenda mbyumva neza ubu se nzongera azasubiramo iri somo azabyemera turaza kubisoma nimugora turabyumva ntabwo afata umuntu umugabo ngo umukinishe ngo aze ngo agitangira kwigisha isomo ngo arananiwe urananiwe iki wewe kandi ikigaragara nta n'ikintu wumvaga wari uri mu matelefone reka ramubwira ikintu kimwe digitege kimwe cya kabiri ayo mafaranga nawe nzishyura ukakigira nawe ibintu by'ubusambo ntabwo ugiye nishyuye ubushize ntabwo nishyuye nawe ngaho uzayishyura ubwenge bwose ufite ntabwo ari njyewe bwaturutseho ubwenge bukura ngukuraho ubwenge digite none se sinjyewe watanze igitekerezo cyo kugira ngo twigishe reka nkubwize ubwenge ufite ndabutse mukurikije nawe ameze nkawe wowe ufite ubuhe bwenge ukajya urakazwa n'ubusa uku ni ukurakazwa n'ubusa uyu isomo nzongera afata umwanya nze nicare subize ariko ku cyumba cy'ibintu byose umuntu agomba kwiga akabimenya basi ugeze akarangiza akagataburo konyine akosha ubu muganga uvura amenyo azabazwa nuko atazi ukuntu ijisho barivura none se ubona ari umuntu wihambira ku bintu kwivuza kwa muganga azagukuramo iryinyo cyangwa azakuramo igice cyaryo genda nawe ntukajya ushaka gukabiriza ibintu urumva niba uri umukontabure kuki ushaka kurwana no kugira ngo wumve ukuntu bakanika imodoka waretse umuntu ukanika imodoka nagakora akazi ke ihambira ku byisi namwe niyo yayo azavuga n'ubundi bitwigisha ubutaha hatuje ahubwo azabikwigisha wenyine ugira ngo ngese nengeze kure uzakomeze kwihambira ku bwonko buza vitesse karibu vitesse Sava vitesse meze neza urananiwe koko nibyo urananiwe wowe mwana ugira ikintu umbwira urananiwe se uravuga iki kunaniwe nyine nta kibazo nawe wari unaniwe sawa urananiwe unaniwe kirabika ariko ntubibabarire ese unaniwe jya bika nyine bika amakaye nyine unaniwe asa nawe umuntu w'umuvandimwe nasarira imana ntari urananiwe ariko umuntu hari ikintu ujya nkwima ngifite none se hari ikintu mubabwiye nyine njyewe nyine urananiwe nyine genda yimenaho amazi bro reka turuhuke mu mani ntari bikabisa turi kumwe genda uruhuke fresh kabisa reka ze turebe ko turi butipe yari yansuye ariko nawe wari usanze agiye kugendana bano urasubiza biteze turagura agakaramu kawe wanzaniye agafanta agashyushye agashyushye
Akaoranje. Nzigura n'irya kwa pega nzenze se. Oya, uje hirya kwa nusa nibo bagira izikonje. Pega nzenze nta nuzagira. Nta firigo agira. Genda uje kwa Gerard. Kwa Gerard. Si bigufata nk'iminota nka 15 cyangwa 20. Oya reka kwa Nyiripinda n'akamare wongine. Kwa Nyiripinda ntago bagira firigo. Sheri. Okay, noneho reka. Surihangana karaboneka nko mu minota 20 hari basi. Nta kibazo. Mu minota 20 wabusha. Ndajya kwa Gerard hirya bahe. Yavuze ikonje yewe. Ikonje. Nisanje kwa sawa nizihari. Bafundura firigo hari babacomora firigo yewe. Nko mu minota 20 ndumva urabutuzanye. Sawa nari. Sheri. Andi se biti wa. Umeze fresh. Aramushomye warababaje. Urabizi. Digidi. Twaje Musa. Urazibuze? Oyi ndazibuze zaje. Kiramazi. Nose ko zidakonje cyane manu. Ko zidakonje. Se byose si ibi byo ibi. Sinakubwiye ngo ujye kwa Gerard kuko nawe afite firigo koko. Ibi bidasembe ibi nibisembe. Byo nyine bya bikonje bya bishyushye ibi nibidasembe ibi nibisembe. Ko nizikonje ukabuzanye izishyushye. Se umuriro nyine ngo wari wagiye. Rigara ukuntu umuriro nyine igenda igacika muri quartier noneho ngo kwanuza ngo nibaruka no kugura umuriro. Uriya mugore nyine ngo ukuntu barwanye ngo ibisinga barabica. Sawa nari biturabona nano. Oya nta kibazo. Ubwo rugoro yangahe? Ngazore sutungu tunuzi ko tugura amagaye nani. Ayo ngayo nawe nta cyo yinjoyinge tuna. Umuntu w'umusaza mari. Nari ubwo turaza kubana nawe ndamukanya nari. Mukanya? Nawe mukanya nawe wasi. Sawa urakoze mani. Turi kumwe. Kabisa. Katugeze hano hari abantu benshi bajya bakunda kuza bahanyuranyura. Digidi. Urakinze se? Umva. Semana washaka wamaye mani nizo nkweto ziri aho ngaho munsi gitanda managura mani. Isura hanagura. Ishere ndaje gatora. Isura hanagura iki? Isura nazo kwambara inkweto zidahanaguye. Akiryana zizanye. Digidi ntabwo nakwambara inkweto. Se nyine reka nzane inkweto ntihanagurire nyine. Wese ukambaye zanjye ko zisa neza zihanaguye. Inkweto uko bizi iyi nkweto nayijyana mu bukwe nuzi ko ejo afite ubukwe. Nase mu bukwe ntabwo batubwiye ko bazatwambika mani. Yari amakoti nari ninuza tuzana. Nyina ikote ndabyumva bazabigira ariko ngomba kwambara space bitandukanye n'iby'abandi mani. Rega buraje ujye umenya ko ngiye ngomba kugenda ngasanga uko ukwanjye. Hari akantu utabaze mani bihari kweto biranashyira byanoze. Ako nacereza no managuro tudukweto. Urazanagura inyuma ariko mu gikari. Urazanagura inyuma mu gikari. Gikari se burara kuye. Kwihanganya mano. Ntacyo mereze basengiye mu gikari nari. Ariko dore usize urwawe. Iyo ndaje wangu. Ni tipe Kabasena bari mutuna yarogoniza hanze nani. Nta kibazo. Sawa. Ubwo turaza kubana na mukanya manu. Sawa nari biwa. Digidi. Umva Musa. Musa. Digidi. Wambikira akabike se mani ko nari ngasigaranye. Hari ukuntu ushobora kugwa nko mu ibasi y'amazi. Musi mani dore ntago yapfa ubwo se uragira ngo ikandagire yangirike. Kandi bikira akabike bisaza. Oya ntago ndakaye mani. Ntago ndakaye ibintu. Sawa. Ahubwo se ngize agatekerezo bro. Agatekerezo kumwuka. None se ibintu by'inkweto. Gucanga amagape. Gapeti se. Saro umuntu wanjye gusomada. Numva se. Reka bereka igitekerezo. Wowe ko zara kwanuza kwa Gerard ubumira akantu. Si sawa? Si byose. Genda ubumira akantu n'iki byose. Nurangiza
ejo buriya dushobora kuzakenera amasengeri mashya ikintu cyitwa isengeri ahubwo n'amasogisi buriya n'amasengeri kugira ngo umuntu ajye yambara isogisi akuremo agatsitsino kagaragara urahita ujya ku muhanda ugure amasengeri ngurira akamediyumu kajya kumera nk'aka isengeri imwe igura ngayarya isengeri se nigeze ku ushobora kuba nka 6 niba 6 urase n'insinga wowe uguri yawe ntari bitunze yanjye nzambara ingi nawe hasi bya byose ndumva suyikura ku muhanda suyikura nko kuri kaburimbo sengeri se hari ahantu zitari niyo banagera gutya ngahita mura n'umuzunguzayi oya ntacyo mani wowe jya kwirashaka sawa turabonanye manu sawa turi kumwe mani ahubwo se umusa umva se telefone yanjye se kwishizaho umuriro ubwo ndamutse ngiye tukaza kugira ikintu tukaza kuburana nta kibazo we ntabwo ndi bugukeneye nonanga ntabwo ndi bugukeneye nonanga kabisa ndakwinginze ntabwo ndi bugukeneye nonanga oya nta kibazo rega si wewe n'abandi bashobora kunyenera mvuga mubwira no wacometse ku muhanda mvamubwira wacometse ku muhanda comeka ku muhanda mane batije n'ibintu cyo kujya guca inyuze kwa piga nzenza igushyirireho fresh turi kumwe mane salame musa umeze utese basuhuze warabyibushye wazanye nda kintu ariko urakomeye ahubwo si ibigage ubunywara noneho mva mbwira uwo mutipe wawe ngaho ku gasaro uti yari uguhamagara uri kumwitaba afata telefoni ye digidi umva mwana none se umva wa mutipe aje kunyogosha wa mujamano yepfa ubwo nzanira inuze cya gitambaro nyine tujya twishyira mu ijoso zare n'inuze nararonje zanira muri tipurize igera hanze nyine babanyegosha wese ntabwo tujya ahantu manu hehe se ubwo najyeho n'ubu bwanwa mwana ariko se wagiye umenya ko ndi umuntu w'umusirimu wagepfira n'ubu bwanwa none ikintu cyitwa umusatsi bwo mba numva no kuzuba uburi kuburya niba mba nambaye ingofero urufunguzo rwakwamye rucisha munsi ngo ufungurire rucisha munsi ureko ntafungura nyine cisha urufunguzo munsi ngo ufungurire cyafungura nibane zumwereze muze wanyogosha so nagenda sagura icyo gitambaro se kizane musaza ariko se tuza mani igitambaro ugiye kugenda ukihe na ibintu byose biragenda neza nese bigenze gute oya nabirenze sheri tuzapanga neza ase buri gihe usko buri munsi mbona turutse ishuri usko bibaye kabiri oya ihangane kandi urabizi nta kibazo sheri oya so manu yihutaga se oya genda ngaho mesi inkweto ukora ibyo ukora anjije nyine njyewe ngiye kubipanga neza nuko ubutaha uzaza usange noneho niteguye neza ntabwo birabizongera kuba umva nkubwira ikintu kimwe sheri reba kano gasozi n'ubwa mbere n'ubwa nyuma nongeye kuhaza sinzongera ariko ngiye kubikora ni ukuri kw'Imana ese ko rajemo akabazo ahubwo bayi bayi nta n'umwanya wo gutegereza bayi basi uratekereza yo umugejeje yose bro akomano vana ibyo bishaba imbere se mu bintu bunkoreye n'ibikiko ariko si bikinkoze ibikinkoze bizakumarira iki ndetse ninjye umuherekeje hasiba so umujyanye reka nkubwire shamano buriya reka nkubwire sigaje incuri imwe ngahita nkwirukana sinzongera no kubana nawe n'umunsi n'umwe ariko si digidi ahubwo genda gutaba yakwiye kubishimira uranabaye sa kigoryo nari mbaye ubu se twari turi mu bintu bizima urangije gufata umunyeshuri uramuteje ishuri umuzanye hano mu rugo ubu se ni ishuri mwarimo mwiga uri directeur se animateur byibuze sura umwarimu
hari akantu gato byibuze wumva ari gusobanurira umwana w'umukobwa wari uri hari digidi ndagutabaye nundi munsi rwose ngo bize ukuri nukareka kugira ngo ibintu bizima turimo dukora ibintu bizima wowe ujye kwizanira abakobwa urumva uwo muco w'uburayi uvemo kiraho nigendera